Yewe ayayaya ko umuntu yaramaze kuvugamo ingese wa reka mbitege amaso. reka ndababwira ko ngiye kwa muganga ntabwo mbura icyo mbabwira. papa nugenda uze kunzanira isambusa. urumva ibintu uyu mwana avuga gatari ngo arashaka amasambusa, abantu babuze n'ibyo kurya ngo tumuhe amasambusa. umwana ni umurwayi. kire karame. umva rero mwana wanjye, dore urabona ko korona vayirasi yateye kandi urabona ko so nta mafaranga afite. rero n'ayo masambusa aho kugira ngo bayagure ahubwo bagura ibyo kurya. urabona ko hano mu rugo nta biryo dufite. mwana wanjye rwose ihangane, amafaranga naboneka ayo masambusa nzayakugurira, sibyo? niko ko mbona hano hanze nta n'inyoni itambara, aho iri shyamba ni ryeru. reka mpfe kugenda ntawamenya, reka nigire imbere hariya. kama nawe uri hano yampaye niko banguka dufatanye urugendo, dore duherukanye uwo mpa amakuru. yashaho murekezi we, makuru ntayo. korona virusi yadejeje mu nzu, ubu ntawe ugisohoka. inzara ni yose, dore nanjye ubu nari ndimo nerekeza aho imbere ndebe ko hari icyo nabona. niko se sha, ibintu urabona atari igitangaza wa? urabona aha isi yose abantu bose baguma mu mazu, ibintu wari wabibonye kuva wavuka cyangwa n'isi igiye kuturangiraho wa? si ubundi uragira ngo uwo korona virusi itazica we, inzara we ntizatwiyicira? aha ntumvishe kuri radiyo bavuga ngo bagiye gutanga ibiryo ku batishoboye. icyo kintu nakiyumviye n'amatwi yanjye rwose. ubanza rwose leta yatwibutse. yampaye iyo nkuru ihagazeho neza, wabyumvishe neza ko ariko bavuze? ahubwo se bazabitanga ryari ko dore iwanjye nasize rukinga batanu, ibintu byakomeye. reka turaza kubaza umutwara sibo twumve niba natwe bigomba kutugeraho. erega numvishe ko bagomba guhera ku bantu ngo batishoboye baryaga ari uko bavuye gukora. yampaye reba abapolisi bavugaga bari guhagarika abantu ngaba bariya duhuye nabo. inyaruramari Kigali niko sha, abo ngabo noneho turabakizwa n'iki? kandi bavuze ngo ugomba kuba ufite impamvu ifatika. turavuga rero ko tugiye. ikinyoma nakibonye ngewe, ngiye kubabwira ko ngiye ku isoko. genda babwira ko ngiye kuri banki, mbabwire ko inzara iwanjye iri kuvuza ubuhuha. ngaho tugende, ariko ntuzi kugira ubwoba nujya kwisobanura, ndakuzi. uvuge neza wemye, dore bari abantu baba batewe n'ubwoba. mwese muhagarare, murajya hehe? mutonde umurongo kandi ntawegira na n'undi. ko muri minsi twababwiye ko mugomba guhama mu ngo zanyu, nta ngendo zihari keretse ingendo z'abantu baba bafite impamvu zihutirwa. oya, ahubwo buri wese nazana ibyangombwa bye, narangiza tubwire n'impamvu yavuye mu rugo. kandi gahunda ya leta yaravuze ko muri ino minsi y'icyorezo nta muntu wemerewe kuva mu rugo ariguma mu rugo. ngiye kuri banki kureba amafaranga. afande nari ngiye nako hari umugabo ndimo ari imbere amafaranga nari ngiye kureba byihutirwa, ubu ngubu niyo wari unzinduye. afande koze ngombwa byanjye ndabivuze nabyibagiwe njye hariya mu isoko. wowe ugiye kuri banki
nawe ugiye mu isoko nimugende. Nkawe uvuze ngo ugiye kwishyuza, namwe mutashye iwanyu kandi bitemerewe kuva mu ntara imwe ujya mu yindi, musubireyo. Kandi nimwongera kugaruka ahangaha tukababona, mumenye yuko dukurikiza ibihano biteganywa n'amategeko, tukabahana. Mutahe. korona naboneka nimame mu rugo ngicyo cyaje. nanjye uri busohoke wese ntancika, ndaguma aha mpaka.